ntabwo ari abantu benshi cyane bazi ko ikintu kidasharire cyakwica inzoka. Ntabwo inzoka zishwa buri gihe n'igishaririye, ahubwo hari n'igihe zicisha ubushobozi burenze ubwazo gusa zigasinda zigata ubwenge. Ubu uvuye inzoka ya ankylostom twamaze kwiga, ukaba uvuye inzoka ya trichocephale, ukaba uvuye inzoka bita ascaris, ukaba uvuye inzoka bita oxyle, ukavura inzoka bita tenia. Noneho icyo bita imanika. Izi nzoka ziri mu bintu bizonza abantu, nicyo gituma tutemererwa na gato. Waba se kandi uri umwe mu bagabo barangiza vuba mu minota 2, mu munota umwe n'amasegonda? Waba se warabaswe no kwikinisha ukagerwaho n'ingaruka zo kwikinisha? Waba se ugira imisemburo mike y'umubiri bityo bikaba byarakugizeho ingaruka zituma utakibasha gushimisha umugore wawe uko bikwiye? Humura, guhera uyu munsi ntabwo uzongera kugira iki kibazo, kuko haje umuti wa kinyarwanda uva mu bimera ugufasha gukemura icyo kibazo kigakemuka burundu mu minsi mike cyane. Ubu uri umugabo ubasha gushimisha umugore wawe uko bikwiye. Mu minsi 2 uba witwa shushu be, mu minsi 2 uba witwa umutware w'urugo. Hamagara iyo nimero uruzi kuri screen yawe, nawe icyo kibazo kibashe gukemuka burundu nk'abandi. Gira ubuzima, ishema ry'umugabo, gerayo amahoro mu rugo iwawe. Wino muri Umwami Life Center, cyo kibazo kirakemuka burundu. Umwami Life Center ni igisubizo ku muryango. Imana ikunda isuku, nta yindi mpamvu ari ukugira ngo abantu bakire n'inzoka. Iyi nzoka ntabwo ifungwa n'ibintu byinshi, ahubwo nubwo harimo n'ibiyivura byinshi, ariko hariho n'ibyoroshye kuboneka, ni nka karoti na tungurusumu. Iyo ufashe karoti 2 ubyutse ukazirya utaranywa amazi, ukabikora iminsi 7, yarangiza ntabwo ari ankylostom gusa ubuvuye ni karoti 2 nziza, byo bita grandeur moyenne. Ntushaka uduto kandi ntushaka bya bindi bita carotte obese, oya, ni karoti nziza. Yarangiza ariko ziri mu rugero, ugafata 2 ukazirya utaragira ikindi unywa cyangwa urya. Ubwo bivuze ngo inzoka ziracyararamye, niko babyita bakuru. Yarangiza zigasorera kuri iyo karoti. Ntabwo ari abantu benshi cyane bazi ko ikintu kidasharire cyakwica inzoka. Ntabwo inzoka zishwa buri gihe n'igishaririye, ahubwo hari n'igihe zicisha ubushobozi burenze ubwazo gusa zigasinda zigata ubwenge. Ari uko bimeze, ukazirya noho ubyutse, yarangiza wamaze gukaraba wabinyuguje ukazirya, yarangiza ejo mu gitondo ukazirya, ejo bundi ukazirya, iminsi 7, nimugoroba ukarya tungurusumu 3. Ni enye niba ari ntoya, ni 3 niba ziri mu rugero, ni zazinde 2 niba ari bya bindi binini cyane. Yarangiza nabyo ukabikora iminsi 7 zo ukazirya wenda kurya. Ubu uvuye inzoka ya ankylostom twamaze kwiga, ukaba uvuye inzoka ya trichocephale, ukaba uvuye inzoka bita ascaris, ukaba uvuye inzoka bita oxyle, ukavura inzoka bita tenia. Noneho icyo bita imanika. Izi nzoka ziri mu bintu bizonza abantu, nicyo gituma tutemererwa na gato ko umuntu afata ibyo kurya atakarabye ngo arye. Yarangiza ni nayo mpamvu n'igihinza ari kuzonze timbe wagira ute, niyo bashaka twa dupapuro dufasha ukagafata, yarangiza ukakagira. Ndetse n'igihe wafata n'agasashi gato ukakambara, ariko ntufate intoke zakoze ku wundi muntu, zikoze ugiye kwihagarika, zikoze ugiye kwituma, zagiye musarane zigafata ku ruga abandi bafasheho, zica abandi bari